Yes, of course, reka nizere ko umeze neza cyane, ndakwifuriza ko ibyo uri gukora byose bigenda neza gatanu kuri gatanu. Birashoboka ko ahari hari ibyo uri kubona uyu munsi bitameze neza, ariko natangira gukomeza nkubwira ngo uyu munsi hari igihe biba ari byiza, ejo bikaba ari bibi, nuko ubuzima bugenda. Rero gira ibyiringiro by'uko icyo utabonye uyu munsi ejo ushobora kukibona nta kabuza. Turi ku itariki n'ubundi 22 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025. Ngira ngo niba ukoresha imbuga nkoranyambaga, aya mashusho cyangwa se iyi couple yagiye igenda ikugeraho, dore ko ari couple ikomeje kugenda igarukwaho n'abantu bagiye batandukanye, ibitekerezo by'abantu bagiye batandukanye nabyo turaza kubirebera hamwe. Bagira bati koko iyi ndwara iri mu basore, bari kwiterwa n'iki? Abandi bati ni ubukene, abanyafurika nyine niko twimereye. Nyine iyo ugize gutyo ukabona umukecuru cyangwa se umufemale ufite ibiceri bifatika, tuvuga ati nyine ngomba kugenda tukibana, nyine ntabwo ari njye uzahera ku itorosho. Ngira ngo iyi ni imwe mu ntero cyangwa se muri slang navuga ko abajene muri iyi minsi bafite. Umusore w'imyaka 20 ntatinya kujya gushakana n'umukecuru w'imyaka 70-80 nk'uko mubibona kuri screen zanyu. Mu by'ukuri umuntu wese yakwibaza ngo ese mu by'ukuri uyu musore ari gutekereza iki? Ese byibuze yabanje gutekereza kugira ngo abe yafata umwanzuro wo kuvuga ngo agiye kubana n'uyu mukecuru? Mu by'ukuri urabona umukecuru ni umusirimu, urebye nuko atambura, urebye nuko agenda, rwose ubona ari umujene uri aho ngaho. Nyine abona ko afiringa donc cyangwa se yapiringa nyine nk'abana nyine donc b'abajene. Urabona rwose uburyo agenda atambura agira ate shamana yanjye, ibintu bikomeje kugenda bigorana. Mwa basore mwe rero mugire gutya mushaka amafaranga, kubera ko bitabaye ibyo murasanga mwakoze n'ibidakorwa. Ngaho nibereye abantu bagiye batandukanye bari gukomeza kugenda bagira bati se buriya noneho buriya ati nyine namwe murabyumva. Ntago ari byinshi wenda najyeho ngo wenda ngo ndondore ngire gute, ariko buri muntu wese uri kubona iyi couple ntabwo ari kugenda adatanze igitekerezo, ariko by'umwihariko yibaza bati ni iyihe mpamvu izi mbaraga aba bajene b'abasore bari kuzikura hehe zo kujya kubana na ba mukecuru wabo ngo bakurikiye amafaranga? Bamwe bati ibi bintu byo kuba mu buzima butugoye, tureba hirya hino tukabona nta kintu dufite, tugize imyaka 30, 25, 40, turaho turi useless, mbuzi inyito nabishyiramo. Dise aho ni ibingibi nibyo biri gutuma aba bana b'abajene bajya gushyingiranwa n'aba bakecuru. Ariko abandi bati none se abantu bikundaniye bundi ikibazo kiri he? Nta kibazo rwose, ni mugomba no kubatera amabuye, ibi ni ibintu bisanzwe. Donc nyine buri umwe nyine apfa kuba yemeye undi. Ngira ngo ibi ni bimwe mu bitekerezo by'abantu bagiye batandukanye. Ubundi bisanzwe bimenyerewe ko rwose byibuze no kubona umusore uri mu myaka 20 yagize gutya agashakana wenda n'umuntu murutaho gato, nyibona ko akuze ariko adakuze cyane, nyine abantu birabatungura. Sometimes nyine no kubyakira bigasa nkaho bibagoye. Kuri iyi nshuro noneho navuga ko benshi bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye nabonye bafite hashtag ivuga ati mureke turwanye ubushomeri mu basore, kubera ko bari gukora n'ibidakorwa. Bati wambwira gute ubu ngubu hariya bizaba bimeze gute hahandi nyine like
nyine namwe murabyumva bizaba bimeze gute se? Uyu musore koko afite ikihe kibazo? Ariko abandi bati ariko ibi ni ibintu bisanzwe, nubwo ari twe abanyafurika tubikomeza tukabisaza, ariko ibi ni ibintu biba bisanzwe byoroshye. Icya mbere buriya bapfa kuba bikundaniye. So rero hari andi makuru avuga ko uyu musore ngo ubundi ngo yari asanzwe ngo abayeho mu buzima bukakaye buteye ubwoba, tareba hirya hino akabona imbeze nyine nta gisubizo nyine cy'ubuzima abona afite imbere ye. Arangira avuga ati kama mbaya like do it, reka tugire gutya tubikore. Arangije ngera nyine uyu mukunzi we nyine nko muri kumubona nyine aramwaproachinga, then so nyine baradetingana nyine like as usual nyine nk'abandi bose. Nyine bagera nyine ku ntego yo gufata noneho iki ni cyo gihe cyo kugira ngo tubikore, iki ni cyo gihe cyo kugira ngo noneho dusezerane. Murabona abantu bagiye batandukanye bari bitabiriye ubukwe bwabo. Urabona rwose uyu musheri w'uyu musore afite umuntu rwose uri aho wamwambariye ugomba kuba nyine ari hafi ye, ariko urabona ukuntu umukecuru rwose ari gufiringa. Imana imbabarire mwese, umukecuru none hanyumvishe yanyica. Uyu mukobwa rwose baravuga ati umusore wanjye ndamwegukanye ate. Abantu masinzi gusa, ariko nuko nk'uko navuga ko nyine aya ngaya ni amwe mu makuru njye nari mbazaniye aha ngaha, kugira ngo nyine namwe ibitekerezo byanyu n'ubundi mugire icyo mugenda n'ubundi mubivuga, kubera ko nabyo biba bikenewe. Ese koko nsoza, harimo ikibazo kuba umusore w'imyaka 20 yashakana na nyogokuru we? Ese birashoboka ko umukobwa w'imyaka 20 yashakana na sokuru we? Mutubwire se mubona bikwiriye? Ese uru rukundo koko ruba ari urwanyarwo, cyangwa urukundo ruba rwahindutse ikindi kintu? Kandi abahanga bavuga ko urukundo rushingiye ku kintu runaka urwo ngurwo ruba atari urukundo, kubera ko ngo iyo ukunze umuntu hari ikintu runaka umukurikiyeho cyashira ntawe uragenda nakabuza. None twakwibaza ngo ese this is real love? Uru ni urukundo ruri nyakuri? Uru rukundo nta kintu na kimwe rushingiyeho? So mumwundire njyewe bashimire, kandi nanabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, mbasaba ko mukomeza kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye. So byari byo, dukomeze kubana mu makuru yacu ari imbere. Hasta la vista, bye bye, ciao ciao.